Mwiriwe mwaramutse nk'uko mubimenyereye ni wa muntu wanyu ntago biba ngombwa ko nzajya muranza mbabwira ndi runaka abakunzi banye ndizera ko mumaze kumenyera. Rero ni ukuri mu bintu byose twakoze ibintu byinshi byo kwivura kwinanura kugira gute, ariko ejo bundi nari ndi gufata isomo ntago twakwiye kwigisha abantu kwinanura kwikorera ibindi byose utabanje kubabwira ngo bibuke kurinda bimwe na bimwe mu bice by'umubiri byacu bigoranye kuvurwa. Muri iyi minsi ya none abantu benshi bari kugenda bahura n'ibyago, ukumva ngo umuntu ngo yarwaye indwara runaka ngo byaratunguranye barayimusangana. Nakubwira gute rero wowe uyirwaye ndetse n'ushaka kuyirinda, ndakwinginze nguriza amaso ubundi nkurangira umuti mwiza. Hari indwara ariyo igitigu mu Kirundi, nkunze kumva bayita ngo umwijima twebwe mu Kinyarwanda bawita umwijima, mu Kirundi bakawita igitigu. Iyo ndwara irakomeye kandi ireza ahantu henshi cyane. Ubwo rero naravuze kuki natabereka ko hari umuti twakikorera ku giti cyacu tutagombye kujya dutegereza ngo turware cyangwa se tujye kwivuza batubwire ko iyo ndwara tuyirwaye, kuki tutabikora ngo twirinde. Ubwo rero naravuze ati ngiye abashuti banye kubera ko niyemeje kujya mbereka ibintu byose, nihaye gahunda yo kugira ngo mbibereke byose ku murongo. Ariko hagati mwaho ngaho nagira ngo mbibutse wowe wakoze subscribe, warakoze Imana iguha umugisha, nawe ujye ubasha gukora like, wowe ukora comment, kandi nawe uhingukiye aha hantu ndakwinginze ngo duhe subscribe. Iyo subscribe niyo nkunga ikomeye, niyo dushobora kuba dushingiraho, niyo itwereka ko ibintu dukora bikunzwe kandi bikurikiranwa. Ubwo rero mwabantu banje mwe natabatindiye naravuze ngomba kubibereka koko uyu muti urakomeye, ni umuti mwiza wagufasha. Hari amatungurusumu, tungurusumu ifite ibintu byinshi cyane ku mwijima ari cyo gitigu. Nshaka kugira ngo turinde umwijima wacu, two kugumya twiyahuza ibintu turya tunywa banywe b'inzoga ibintu nk'ibyo bitandukanye. Murabizi umwijima niyo nyama itabasha guhindurwa hirya no hino, niyo nyama babaga cyangwa yagira akabazo gatoya usanga neza nubwo tujya twumva ngo hari indwara zikomeye. Burya mu mubiri wacu ikintu cya mbere nasanze gifite inuza ibabaje kandi ifite umumaro, niwo uyungurura amaraso, niwo udufasha ibintu byinshi. Umwijima twasanze twakwiye kurwanya ibyawuwangiza. Ubwo rero mu byawangiza twafashemo tungurusumu, niyo mpamvu narabwiye ngo umuti wose nzajya menya, nzajya nkoresha nkabona ni mwiza, nzajya mubarangira. Uyu ni umuti ukozwe n'utuntu dukeya cyane buri muntu wese ashobora kuba afite mu rugo iwe. Ni umuti wagira umumaro ku bato ndetse n'abakuze cyane b'abantu bari mu myaka 40, n'abatoya barawemereye guhera kuri 18 mwemereye kunywa uyu muti ntacyo utwaye. Ni umuti mwiza cyane, wenda keretse umudamu utwite kuba yabaza dogiteri we, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ngo uyu ni umuti w'umumaro. Mumbabarire ibintu dukora ntibikajye bibimfa busa. Ntuzajye uza kuri YouTube gushakisha ibintu wamaze kurwara, ahubwo wakwiye kubishakisha ukiri muzima ukareba icyo bivuze ukajya umenya icyo bigufasha. Ubwo rero natabatinde mu magambo ngiye kubereka ibintu turifashisha mu kurinda umwijima wacu, cyane nubwo mvuga kurinda umwijima, buryo umwijima ukunda kwangirika iyo ibinuri byawegereye cyane. Bundi umwijima wakwiye kuwurindisha kuwurwanyisha bya binure biba bigenda biwusatira. Rero bya binure mu kubirwanya twifashishije kurinda wa mwijima wacu, twifashishije tungurusumu, habamo mu kuvugishwa, twifashishije tungurusumu, turongera twifashisha tangawizi, twifashisha igitunguru gitukura, murakizi ni cyiza cyane ku maraso. Ni ibintu byinshi cyane. Igitunguru gitukura wakwiye kugikatira no ku biryo, cyagiye imboga zishyushye ukaba wakatiraho icyo gitunguru ukakirya, kizagufasha. Na lemoni rero niyo yayindi izungikanya ubukare bwayo ikagenda ikagufasha kurwanya ibinure cyane hafi y'umwijima. Uyu munsi nibanze ku mwijima n'ibintu bigiye kuba mu nda cyane koko ari byo bintu biba bihangayikishije, kandi ibyo twakora byose burya tutabanje ngo turinde mu nda imbere ntacyo tuba dukoze, nta nicyo biba bitumariye. Umwijima rero ni ikibazo muri iki gihe. Abantu benshi bamwe bawita ngo ni hepatite C, byashoboka niba ari ko bawita mu Gifaransa sinzi, ariko nkunda kubyumva ko abantu benshi bagize icyo kibazo. Ariko namenye uyu muti ndavuga ngo ni ukubera iki nataza ngo mbabwire tubyirinde hakiri kare. Ibi bintu tugiye gukora rero biri kurinda uwo mwijima, ariko bikarinda na ya mafati, ibintu by'amavuta mu nda, cyane ku muntu wowe ujye ubasha gukora siporo
iyi tangawize ikongerera ikintu cy'imbaraga ukumva wifitemo imbaraga cyagiye wananiwe wumva ibintu utabibashije jya ufata agatangawizi uteke icyayi cyako wumve ko imbaraga ziza byihuse. Ariko uyu munsi wa none tugiye kurinda umwijima n'amafati yo mu nda, ibintu bijyanye n'amavuta. Wowe rero tugiye gutangirana, narababwiye ngo turi kumwe mu bintu rero turi bwifashishe harimo n'ubuki, harimo n'ibyo kubikamo umuti, koko umuti wacu ndabereka uko tuzajya tunywa tukiri kumwe. Rero ya mashini yacu niyo mpamvu nababwiye ngo ni ibyo kurinda ibintu by'amavuta, ni byo kurinda umwijima, nta mazi ajyamo. Uko mubireba nuko turakuramo umuti nyine, ntugombera ubwinshi, umuti ugomba kuba ari mukeya. Niyo mpamvu navuze ni ukubera iki natabereka uko wabikora, cyane cyane ugize amahirwe ukaba wifitiye imashini byagufasha cyane. Ariko ubaye utanayifite ushobora kubisya, ntago wafata ka kayungirizo kayungurura hoya, ufata akantu k'agatambaro k'umweru gakeye, noneho ukabisya muri blend isanzwe, warangiza ugakamura havamo utuzi dukeya, kuko uyu muti ugiye kunywa ntago uzawunywa ugotomera nka yindi dusanzwe dukora hoya. Ndabereka uko twabigenza. Tukivuga rero ubwo tugiye gusya tungurusumu zacu, nizo duhereyeho. Ngiye nashyize muri ya mashini ikamura, n'ubundi niyo tugiye kwifashisha. Murabyumva ntabwo biriwe ari byinshi kubera ko amazi ari ayo muri bya bintu tugiye gukoresha. Tuzagenda ukatakata duto duto, wamara gukata duto duto ugashyira muri ya mashini kugira ngo ibashe kutwakira, kuko imashini yacu iba ifite utuyungirizo dutoya, ntabwo tuba ari tunini kugira ibashe gusohora amazi yo yonyine. Ubwo rero iyo ubonye biri gufata, ufata aka kantu ugatsindagira. Ku bazifite rwose izi mashini ni ikintu cyiza cyane. Utsindagira rero wa mutobe urasohoka byihuse. Bagiye tubivangavangira, tugafata indimu tugashyiramo na ginger kugira ngo bibashe gufatanya, kugira ngo byihute mu mashini yacu. Kimwe kiguriza ikindi amazi, koko ginger yo murayizi iba ifite amazi ariko atari menshi cyane, rero kugira ngo izajye gukamuka biragorana. Niyo mpamvu twagiye tubivangamo n'akadimu buhoro buhoro. Igitunguru gitukura ngiye nakoresheje ikinini, ariko ubaye uri ahantu hajya haboneka twa dutunguru tuba dukaze dutonya cyane nitwo wakifashisha, kuko tuba tugize dufite amakare, tuba twiza cyane. Ariko iki ngiki yaba mu kugikatira ku biryo nacyo ni cyiza, ntacyo gitwaye. Ariko tumwe dutukura bakunda kuvuga ngo tuba twarahinzwe ahantu hatari ifumbire nyinshi nyine nk'ibi by'imvaruganda, usanga ari twiza kurushaho. Ubwo mwabana uyu muti wacu uraba ari mukeya cyane mu buryo bushoboka, kubera ko ntago ukenerwa ubwinshi, koko ukoresha gake cyane mu buryo bushoboka.
mwabibonye ibintu nakoze habe n'amazi habe na dukeya nashyizemo nibyo byonyine nyine niyo mpamvu murana n'amaso atangiye kundi ukuntu ashaka kurira kubera ko amakare y'igitunguru murayazi. Ubwo rero tukivugana simbatindira ndashaka kubereka umutobe wa bya bintu tumaze gukuramo nguyu ukungana. Muribuka ni indimu imwe na ginger ibijumba nka 2 n'igitunguru gitukura na tungurusumu. Ubwo rero murabona tukimara kubikora rero tugomba gufata ubuki bwacu ntakiyiko ubuki bwacu kanze turebe igihe dutegereje abadufasha bakaduhereza ikiyiko kugira ngo mbereke ikiyiko twashyira muri bwa buki bwacu muri wa mutobe wacu. Bwa buki bwacu turakoresha ikiyiko ntago tugomba gushyiramo bwinshi cyane kandi turaza kubereka nuko umuntu yabyifashisha. Ubwo rero mwabantu mwe nashyizemo 2 spoon nashyizemo ibiyiko 2. Mu biyiko 2 rero iyo urangije uravanga muri wa mutobe wacu. Murabona rero ni umutobe uba ufashe ukuntu umeze nk'agakoma ahubwo wagira ngo harimo n'igi atari no kuvuga n'ikindi wagira ngo nagakoma washyizemo amagi kandi ari bya bintu tumaze gukata mureba hangaha tukabikamura tugakuramo umutobe wabyo mw'imbere. Ibi bintu rero ntubirebe gutya ngo ni ibintu byoroheje. Uyu ni umuti mwiza natabasha kugira uko nkubwira uretse kuba wawukoresha cyangwa se uzi nk'umuntu urwaye umwijima cyangwa se ukunze kugira ibintu by'ibinure mu nda. Murabizi ko hari abantu bagira ibinure mu nda bikarinda niyo banababaga. Ibi bintu iyo ugiye ufata ikiyiko kimwe mu gitondo ukongera ugafata ikindi ugiye kuryama, uyu muti uzakurinda indwara nyinshi, uzagufasha abantu barwaye high blood pressure. Ugiye ufata ikiyiko cy'ibi bintu hari naho wajya wipima ntubashe kuyibona kubera ko birafasha cyane. Ibi bintu ni ibintu byiza cyane rero mbabarira weho wagize amahirwe yo guhingukira aha hantu nibikagucike uzabigerageze reba ukuntu bifashe. Ushobora kwibaza ngo ni igikoma kandi mubizi neza ko ari umuti twakoze mureba. Ubwo rero dufata agacupa gatoya kabigenewe ko kugira ngo tubikemo koko ntago ari ibintu tuba turi bufate tugahita tugotomera. Ese mwarebye n'ibikatsi twakuye muri bya bintu byacu ngibi nyine imashini irakamura ibikatsi igashyira ku ruhande. Ibikatsi rero nka muntu ujya unyandikira muri comment ngo mbese ngo n'ibikatsi twabirya hoya. Ibikatsi ni ukubijugunya koko biba birimo utuntu tw'utuzi, niyo mpamvu tuba twakamuye ari ukurya twakwiye kubifata tukabirya ari bibisi ariko turakamura koko icyo tuba dukeneye ari uyu mutobe wonyine. Uyu mutobe rero nkuko nabibabwiye no gufata ikiyiko kimwe mu gitondo ugafata ikindi nimugoroba ugiye kuryama. Aho icyo gihe uzawuproteje umwijima wawe nta kibazo uzagira, nta ngaruka uzishima ahubwo we ndabizi uzajya ugaruka uje kunshimira ati watweretse utuntu twiza tw'ubwenge. Murabona rero ibi ni ibintu byiza cyane 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 kuri umuntu wowe ufite umuntu w'umukecuru cyangwa umuntu w'umusaza mu bana. Buri wese arabyemerewe ariko bari abantu nibo bakunda kugira ibibazo ku mwijima cyane cyane nk'abafata agacupa abafata nyine sinzi impamvu umwijima ukunda kugaragara ku bantu bakuze nubwo ubu ngubu isi yahindutse uri kugenda ugaragara no ku bakiri batoya. Ubwo rero ukahagarika biriya bisukari imitima iri heart attack. Ufashe ibi bintu ntago uzigera wumva ngo ufashwe niyo heart attack. Iri heart attack rero hari ukuntu umutima ugufata ugahita wikubita aho hasi atari imana hari igihe uhita upfira aho ngaho. Ariko wafashe ibi bintu bizagufasha bizaguha ubuzima buzira umuze. Ni ibintu tubana nabyo kandi wakwiye gukora nk'uko utegura ifunguro rya saa sita ifunguro rya nijoro ukabuze uko n'ibi bintu bigomba kuba nk'ifunguro igihe cyose ukaba wabifataho ukabiha ku bawe. Ubwo rero ni ukuri natabatindiye narabwiye ngo gutinda ariko tuzadutinda bitewe n'icyo twaje kuvugaho n'icyo twaje gukora. Mujye mutwihanganira nzi neza ko ari ibintu bifite umumaro kandi wewe wahingukiye ahantu ndazi hagiye kuzaba ibintu byinshi byiza bikunezeza, ibiganiro bitandukanye, kuganira n'abacu, kuduha amastori runaka, twatuntu nyine dushobora kugufasha kwishima kugira ngo twongeze iminsi yo kubaho. Murabizi muri iki gihe dukeneye ibidufasha kwishima koko ibyishimo birahenda kandi byabaye bike cyane. Ubwo rero wewe wabanye natwe nakweretse umuti. Ubwo icyo nakwereka aho mubika njyewe nkajya nkuramo akayiko kamwe mu gitondo na nimugoroba. Muri kubibona kuntu byasohotse bifashe, murabona ko nari napimye nahurijemo n'agacupa kanjye.
ubundi wa muti urawufata ukawubika muri firigo, buri gitondo ugafata akayiko kamwe ugasomaho. Ibi bintu uzazumbwire numara kubinywa wa muntu ufite inda ahora ameze n'umuntu utwite. Ibi bintu iyo uri kubinywa kubera ko bikura amavuta mu nda uzasanga inda utamenye iyo yagiye. Kandi ibi bintu uzafata ikiyiko kimwe, reka mbaho urugero, ejo ntago nzambarangira umuti nanywa mukagira ngo mwarebye ni ikiyiko kimwe mfashe. Guys, biba bikaze ku buryo urawunywa n'amaso ugahita wumva bibaye nk'ibigira, ariko uyu ni umuti mwiza yaba ku bwonko, ibintu byinshi cyane uzagufasha. Ndakwinginze rero ikiyiko kimwe mu gitondo, ngiye koko ndi dogiteri nsanzwe nivura, reka niyongeze koko biranaryoshye. Biba biryoshye binakaze, ariko nkuko mubimenyereye rero mureke mbashimire, mureke nsezere. Ni ukuri haryoha ururaye. N'ejo bundi ni umunsi twiyemeje kutabatindira byibura mu cyumweru, cyangwa se mwakwiye kujya mubona video buri munsi ari bishobotse kubera umwanya, ariko byaratwandiye. Niyo mpamvu mubona dusigaye dusohora 2 cyangwa 3 biterwa nuko imbaraga, kandi baratubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, iyo akazi kabaye keshi biba ngombwa. Ubwo rero wowe ushaka kunanuka, wowe ushaka kugabanya inda, abantu bafite bya bintu hano ibinyenyanza, uyu muti ni mwiza cyane, mbabarira ubikoreshe kandi unarinda umwijima wawe, koko ukora mu nda hanini. Numara gukoresha ibintu uzajya utubwire, utwandike muri comment. Uyu muti byibura wakwiye kumarana iminsi 7, koko ni ikiyiko kimwe mu gitondo na nijoro ugiye kuryama. Wewe wabanye natwe rero mu gutangira, tukaba tugejeje kuri finali yuko dusoza. Mbabarira ngushimire kandi ngusabira umugisha ku Mana. Wakoze cyane. Bye, I love you.